Ese wari uzi ko ushobora kuba ufite amafaranga menshi ariko utari umukire by'ukuri? Cyangwa ugasanga umuntu udafite byinshi ari we ufite amahoro n'ibyishimo birenze abandi? Muri iyi videwo tugiye kurebera hamwe amoko atanu y'ubukire ashobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Komeza urebe kugeza ku musozo umenye ubwoko bw'ubukire bukomeye kurusha ubundi. Neza neza bakunzi bagubwa neza TV, uyu ni umwanya mwiza tugiye kuganira nyuma y'igihe kirekire tutaganira, aho tujya tuganira ku mibereho yacu ya buri munsi. Ndahamya neza rero kuko uyu uraba umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire. Reka ntunganye kandi namwe mumbwire niba mikoro zanjye zumvikana. Ikiganiro rero ngira ngo mwakibonye haba ku mafoto, haba ahantu hose nagiye ngerageza kugisobanura. Nabahaye mu by'ukuri ifoto y'ikiganiro cyangwa se icyo tujya twita thumbnail mu biganiro. Buri wese yakibwira icyo tugiye kuganiraho kuko ni bimwe mu bantu buri muntu wese aba yifuza kumenya cyangwa se aba yifuza ko nawe byamugeraho, nka mugani wa ya ndirimbo ngo ntawe bitabera. Uyu munsi rero mu by'ukuri mbahereza ikaze cyangwa se bavuga ati murakaza neza muri iki kiganiro, aho tugiye kuganira ku moko atanu y'ubukire. Buriya ubukire nta muntu n'umwe utabushaka. Duhihibanira cyangwa se uko bwije uko bukeye buri muntu wese aba yumva mu by'ukuri yagira ubukire. Muri iki kiganiro rero turarebera hamwe amoko atanu y'ubukire. Ariko se mbere y'uko turebera hamwe amoko atanu y'ubukire, cyangwa se reka tubanze turebe, buriya abantu benshi batekereza ko ubukire ari amafaranga, ariko se wari uzi ko hari andi amoko y'ubukire ashobora gutuma ubaho neza kandi wishimye? Muri iyi videwo rero turaza kuganira kuri ayo moko atanu yandi mu by'ukuri abantu batajya babasha guhanga amaso cyangwa se ngo batekerezeho, ahubwo bagatekereza ku mafaranga gusa bikabibagiza ibindi byakagombye kubafasha kubaho neza ndetse no kugira ubuzima bwiza. Ariko se reka tubanze turebe mu by'ukuri ubundi abahanga, abasobanura, abazi neza mu by'ukuri imvugo, ubundi ijambo ubukire bishatse kuvuga iki? Ijambo ubukire ni ijambo risobanura kugira byinshi bihagije cyangwa se birenze mu buzima, cyane cyane ku bijyanye n'amafaranga n'ibintu umuntu atunze. Buriya iyo abantu bavuze ubukire ku muntu, ikintu cya mbere abantu bumva ni ukugira amafaranga menshi cyangwa se kugira ibintu bihagije ndetse rimwe na rimwe birengeye imibereho y'umuntu. Hano kuri Gubwa Neza TV rero ntabwo umuntu yagubwa neza, amafaranga burya ni ngombwa cyane, ariko se niyo yonyine ahagije kugira ngo umuntu abe ari umukire? Mu by'ukuri ubu iyo bavuze ubukire aba ari igihe umuntu afite nyine umutungo uhagije. Ubwo iyo bavuze umutungo bavuga amafaranga, baba bavuga ubutaka, baba bavuga inzu, baba bavuga amatungo n'ibindi. Ariko se birahagije? Ni ibyo gusa? Turaza kureba rero aya moko atanu y'ubukire, nawe uze kureba mbese wowe usiganirwa kugera ku buhe cyangwa se wageze ku buhe. Amoko atanu y'ubukire rero atajya avugwaho rumwe cyangwa se abantu batajya bafata umwanya wo gusobanura. Hari mu by'ukuri ubwoko bwa mbere bw'ubukire nyine ni bwa bundi ubukire bw'amafaranga. Turarebera hamwe ubukire bw'amafaranga, turebere hamwe ubukire bw'ubumenyi, turebere hamwe ubukire bw'ubuzima, ubwo ni ubwoko bwa gatatu. Ubwoko bwa kane ni ubukire bw'imibanire. Ese wari uzi neza ko burya kubana nabwo ari ubukire? Turaza kureba rero ubwoko mu by'ukuri buhebuje kuba ubundi nanone abantu batajya banatekerezaho cyangwa se batajya bafatira umwanya wo gushakisha, ni ubukire bwo mu mutima. Kubera kuko niba hano tuvuga ngo turi muri Gubwa Neza, abantu bakagombye kubaho mu buzima mu by'ukuri butengamaye, ariko se niko bimeze? Iyo tuvuze ubukire bw'amafaranga, reka duhere ku bwoko bwa mbere. Ubwoko bwa mbere ubwo twise ubukire bw'amafaranga. Muri iyi si amafaranga arabica bigacika, abantu baricana, abantu barangana, abantu baragirirana amashyari,
abantu bagubwa nabi mu gihe twebwe hano twitwa gubwa neza, hari abantu bagubwa nabi kubwo gushakisha amafaranga ndetse benshi bakabura n'ubuzima bari kuyiruka inyuma. Ubukire rero bw'amafaranga cyangwa se ubukire bw'imitungo ubundi bishatse kuvuga kugira amafaranga menshi, inzu, ugasanga abantu bafite amazu menshi kandi ntabwo zose uba ugomba kuzituramo icyarimwe, ariko usanga nyine ni bimwe mu bimenyetso, ugasanga afite ubutaka, imodoka, ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi. Mu by'ukuri iyo bavuga ubu bwoko bw'ubukire bw'amafaranga usanga akenshi ni ibimenyetso. Burya umuntu ufite amafaranga arangwa n'ibyo bimenyetso: kugira ayo mamodoka ahenze, kugira ayo mazu, kugira ibyo bikorwa by'ubucuruzi, n'ibindi byose nyine bigaragaza ko umuntu atunze amafaranga atubutse. Rero mu by'ukuri nubwo rero abantu benshi bahita batekereza cyangwa se iyo babonye umuntu afite ibyo byose bakabona wigwijeho imitungo y'umurengera, bahita batekereza ko mu by'ukuri bavuga ko umuntu ari umukire. Ariko burya ntabwo gutunga amafaranga menshi cyane gusa cyangwa se gutunga iyo mitungo itandukanye gusa ntabwo bihagije. Buriya hari ubwoko bwa kabiri umuntu akenera iyo amaze akenshi usanga aba bantu bigwijeho imitungo bafite ikibazo cy'ubumenyi. Ubwo rero buriya ubwoko bwa kabiri nabwo bw'ubukire kuko buriya ushobora kuburira hamwe ugashakira ahandi, hari uretse ko nanone byose ushobora kubibonera icyarimwe, hari n'ubukire bw'ubumenyi. Ukagira ubwenge. Mu by'ukuri iyo tuvuze ubukire bw'ubumenyi ni ukuba ujijutse bihagije, mbega ufite ubumenyi n'ubuhanga. Rero uba ugomba kuba ufite ubumenyi bushobora gutuma umuntu yiteza imbere no kubona amahirwe menshi. Kuko burya umuntu afite ubumenyi aba afite amahirwe menshi yo kubona akazi, aba afite amahirwe menshi yo kwihangira imirimo, aba afite amahirwe menshi yo kuyobora ibikorwa byiwe bikagera ku musaruro yifuza cyangwa se kugera ku nyungu yifuza kugeraho. Ubwoko bwa gatatu rero bw'ubukire ni ubuzima cyangwa se ni ubukire bw'ubuzima, kugira ubuzima bwiza. Kuko ibyo uko watunga ibya mirenge kose, uko wagira amashuri ukaba waragerekeranije impamyabushobozi, ariko ufite ubuzima buri kugucika cyangwa se ufite ubuzima buri mu kaga, ubwo bukire bwawe mu by'ukuri buba bufite ikibazo, buba buguteje inkeke, ntabwo buguhereza amahoro. Buriya rero ubuzima bwiza, kugira ubuzima bwiza nayo ni kimwe mu bimenyetso bavuga bati koko umuntu afite ubukire. Turi kuvuga amoko atanu, tugeze ku bwoko bwa gatatu. Iyo ufite ubuzima bwiza mu by'ukuri uba ufite ubukire kandi uba umerewe neza. Rero ubukire mu by'ukuri cyangwa se ubuzima bwiza bugukururira kubana n'abandi amahoro cyangwa se kugira imibanire n'abandi. Ubwoko bwa kane rero buriya ni ubukire bushingiye ku mibanire. Buriya hari umuntu uzi kubana neza, ugasanga mu by'ukuri burya iyo ubana neza nta kintu cyagutera ngo buri kigutabara. Iyo ubana n'abantu neza burya uba ufite ubutunzi butagira uko bungana, kuko icyagutera icyo ari cyo cyose ba bantu mubana neza bihutira kugutabara. Rero mu by'ukuri ubwoko bwa kane ni ukubana n'abantu. Buriya abantu ni ubutunzi butagira uko bungana. Iyo ufite imibanire myiza mu bantu uba ufite ubukire wibitseho butagira uko bungana. Rero burya iyo utabana n'abantu bose amahoro cyangwa se iyo wishyize mu kato ukishyira mu bwigunge, ibyo watunga byose burya uba uri umukene kuko nta n'icyo byakumarira. n'iyo utewe ntabwo ubutunzi bwawe bwagutabara, kuko burya kubana n'abandi nibyo bya mbere, nabwo ni ubukire buza bwiyongera nyine kuri burya bw'amafaranga, bukaza bwiyongera ku bumenyi, kuko kugira ngo ugire imibanire myiza y'abantu ugomba kuba ufite nyine n'ubwo bumenyi bwo gushishoza, ukamenya kubana n'abandi. ubwo bukire ukaba ufite ubuzima buzira umuze, ushobora kuganira, kuko wararamutse wararwaye indwara zikakuzonga, ntabwo wavuga kuko mu by'ukuri byakugora kugira ngo uvuge ngo
ubukire bwawe bugufitiye akamaro. Rero kugira inshuti nziza, kugira umuryango ugukunda n'abantu bagufasha, nabwo ni ubukire. Buriya bimwe mu bukire abantu bakwiye kwifuza, buriya kugira inshuti nziza. Inshuti nziza buriya ni ubukire, kuko inshuti nziza ikugira inama, inshuti nziza irakuyobora, inshuti nziza irakunganira mu bitekerezo. Inshuti nziza ntago ishobora gutuma ugwa mu gihombo ibirebera. Inshuti nziza ntishobora gutuma bagusahura. Inshuti nziza mbega igihe icyo ari cyo cyose ikugira inama y'uburyo ki iterambere ryawe rishobora kurushaho gukomera. Rero kugira inshuti nziza cyangwa se kugira imibanire nibyo bikugeza ku nshuti nziza, ndetse ukaba ufite n'umuryango ugukunda. Buri ibyo wakora byose umuryango utagukunda biragoye kugira ngo uzagere ku ntego yawe, kuko umuryango uba ugomba kugukunda ndetse ukanagushyigikira cyangwa se ukagufasha. Rero imibanire myiza ituma mu by'ukuri umuntu agira amahoro n'ibyishimo. Rero ubwoko bwa gatanu bw'ubukire ni ubukire bwo mu mutima. Kumva unyuzwe, kumva uguwe neza, kumva mu by'ukuri utabunza imitima. Buriya utunze ibintu bya mirenge cyangwa se ugatunga amafaranga menshi, ariko mu by'ukuri udafite amahoro yo mu mutima, uba ufite ikibazo gikomeye. Iyo uramutse utunze ibintu byinshi ariko ufite intimba ku mutima, ufite agahinda, ufite umubabaro ukabije, ibyo bintu byose waba utunze n'ubwo waba ufite ibya mirenge, uko waba ufite amafaranga iryaguye, buriya ubukire nanone busumba ubundi ni ubukire bwo mu mutima. Kumva unyuzwe, kugira rero amahoro, ibyishimo no kunyurwa n'ubuzima. Umuntu akumva aranyuzwe. Buriya amafaranga sinzi, buriya amafaranga atuma umuntu aba umukire ni ya yandi utunga ukumva uranyuzwe. Nubwo ushobora gutunga byinshi bya mirenge ariko utanyuzwe. Rero nicyo navugaga ko mu by'ukuri burya gutunga amafaranga menshi ntago ari byo gusa, ntibihagije gusa kugira ngo ube umukire. Ukeneye kugira n'ubumenyi, nabwo ni ubukire. Ukeneye kugira ubuzima, nabwo ni ubukire. Ukeneye rero kubana n'abandi amahoro, nabwo ni ubukire. Ukeneye rero n'amahoro mu by'ukuri yo mu mutima. Rero aya moko atanu turimo turaganiraho, reka nkubwire wowe udukurikiye ahangaha, niba wumva mu by'ukuri aya moko atanu hari icyo gufashije icyo akora. ari njye uhitamo, buriya nahitamo ubukire bwo mu mutima bufatanije n'ubumenyi, kuko amahoro n'ubumenyi bifasha umuntu kubaho neza no kubona n'andi mahirwe mu buzima. Buriya njyewe utoranya ubukire bwa mbere buriya ni ubwo mu mutima ndetse bufatanije n'ubumenyi, kuko buriya iyo ufite ubumenyi uba ufite, navuga ko haba hari amahirwe menshi yo kugera kuri ya mafaranga, haba hari amahirwe menshi yo kugera kuri za nshuti, haba hari amahirwe menshi yo kugira ubuzima bwiza, haba hari amahirwe menshi yo gutungana ya mafaranga twari turi kuvuga. Rero muri iki kiganiro ndimo ndababwira bati niba hari ikikufashije cyangwa se icyo uri bufashwemo, ntiwibagirwe mu by'ukuri gukanda like, ntiwibagirwe gukora subscribe ngo kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro ndetse n'izindi nyigisho nziza tugenda dutanga. Rero ugomba gusiga igitekerezo ahangaha, utubwire ubwoko bw'ubukire wifuza kurusha ubundi. Reka turebe rero hano muri iki kiganiro nk'uko nabivuze, nari ndimo mbabwira kuri ubwoko butanu bw'ubukire. Iyo rero abantu bumvise ijambo ubukire mu by'ukuri bahita batekereza amafaranga, ariko se wari uzi ko ushobora kugira amafaranga menshi ariko ukabura amahoro? Ibyo wari ubizi? Ushobora gutunga amafaranga menshi ariko ukabura amahoro. Niyo mpamvu navuze kuko buriya amafaranga ntabwo ariyo agaragaza ubukire gusa. Ushobora kuyatunga ariko ukaba udafite amahoro, cyangwa se ugasanga umuntu udafite byinshi ari we unezerewe kurusha abandi. Buriya uzi neza ko ushobora kuba mu by'ukuri wowe
utunze bya mirenge ukarara uhagaritse umutima, ariko wa wundi wanyuzwe n'ibyo atunze ugasanga ari we unezerewe, ugasanga ari we ufite amahoro yo mu mutima. Aya moko atanu rero y'ubukira agira uruhare mu buzima bw'umuntu. Mu by'ukuri aya moko atanu maze kubasobanurira agira uruhare rukomeye mu buzima bwa muntu. Ngira ngo ndahamya neza ko muyibuka neza. Ni ubukire bw'amafaranga, ni ubukire bw'ubumenyi, ni ubukire bw'ubuzima, ni ubukire bw'imibanire, ndetse n'ubukire bwo mu mutima. Ibi ngibi rero mu by'ukuri bigira navuga kuko aya moko atanu agira uruhare rukomeye mu buzima bwacu. Ubukire bw'amafaranga buriya, ubw'ubumenyi, ubw'ubuzima, ndetse n'ubw'imibanire n'ubwo mu mutima bituma turushaho guhagarara twemye iyi si yacu nyine nk'uko tuyibamo, tukagenda tutabundabunda cyangwa se ngo tugende twihishahisha. Muri ubu bukire bw'amafaranga bufasha kubona ibyo ukeneye, ariko ubukire bw'ubumenyi bwo bugufasha kumenya uko wabibona no kubibyaza umusaruro. Buriya ubukire bw'amafaranga, iyo ufite ubukire bw'amafaranga bushobora kugufasha mu by'ukuri kubona ibyo ukeneye. Iyo ufite amafaranga ushobora kubona ibyo ukeneye, ariko burya iyo ufite ubukire nanone ku bumenyi, iyo wihagije, iyo ukungahaye ku bumenyi, ubumenyi bugufasha kumenya uko wabona ayo mafaranga, ndetse no kurushaho kuyongera cyangwa se kubyaza umusaruro ibintu byose bisa nkaho bigukikije. Amafaranga agufasha kubona ibyo ukeneye, ariko ubukire bw'ubumenyi bwo bugufasha kurushaho kongera ayo mafaranga, ndetse no kubyaza umusaruro ibindi abandi batari kubona cyangwa se badasobanukiwe. Ubuzima bwiza rero nabwo ni ubukire, kuko iyo umuntu arwaye cyane n'ibyo atunze bishobora mu by'ukuri kutamufasha kubyishimira. Buriya ubuzima bwiza nabwo ni ubukire, kuko kugira ngo wishime, kugira ngo wumve unezerewe, kugira ngo wumve ibyo utunze bikunyura, ni uko ufite ubuzima bwiza. Kuko ufite ubuzima buri kugushyira ku nkeke ngo ejo buragucika, ngo ejo uragenda, nubwo waba ufite ibifaranga bimeze bite, umutima urahangayika, ubwo bukire ntacyo buba bumaze. Rero mu by'ukuri buriya ubuzima bwiza iyo bavuze ko ari ubukire, kuko iyo umuntu adafite ubwo buzima bwiza, twatanze urugero hano, iyo umuntu arwaye ntashobora no kurya, ntashobora no gutembera, ntashobora no kwidagadura. Buriya rero kugira ubuzima bwiza nabwo mu by'ukuri ni ubukire. Ndetse twagomeje turebera hamwe ko imibanire myiza n'umuryango, inshuti nziza, n'abantu bagushyigikira, nabyo ni ubukire bukomeye. Buriya kuba ufite umuryango ugushyigikira mu byo ukora, kuba ufite umuryango ukunganira mu bitekerezo, buriya rero ingorane ni uko waba ufite umuryango ukurwanya mu byo ukora. Biragoye kugira ngo uzagere ku ntego yawe ufite umuryango utagushyigikira, ufite umuryango wenda ukurwanya mu byo ukora. Biragoye iyo udafite umuryango, nabwo ni ubukene, nabwo aba ari ubukene, uko watunga ibyo waba utunze byose, ariko udafite wa muryango ugushyigikira nk'uko nabivuze, udafite inshuti nziza zikugira inama, udafite abagushyigikira barushaho kureba kure mu byo ukora, usanga ari ikibazo kiba gikomeye. Ariko ubukire buriya bukomeye kurusha ubundi, hano bavuze ko ubukire cyangwa se muri iki kiganiro turabona kuko ubukire busa nkaho busumba ubundi. Reka tuvuge ubukire busumba ubundi. Ahangaha twabonye kuko ari ubukire bwo mu mutima. Ubukire bukomeye kurusha ubundi ni ubukire bwo mu mutima, kuko ubukire bwo mu mutima buzana amahoro. Ubukire bwo mu mutima buzana amahoro, ubukire bwo mu mutima buzana ibyishimo, ubukire bwo mu mutima buzana kunyurwa n'ubuzima. Buriya ubukire bw'amafaranga, hari ubukire bundi busumba ubundi. Ubukire bwose bwakagombye kuba bugusha ku ntego mu by'ukuri yo gutuma umutima unezerwa, yo gutuma umutima unyurwa, yo kudahangayika. Ubukire bwose butakuzana ngo bukugeze ku ntego yo kunyurwa n'ubuzima, yo kunyurwa n'imibereho ubayeho,
ubwo bukire buba buri kugushyira mu kaga. Aha rero nshobora kukubaza ati ese none se wowe ni ubuhe bukire wifuza kurusha ubundi? Ese wifuza ubw'amafaranga? Wowe wifuza tubwire hano muri komenti. Nababwiye ubukire butanu abantu bashobora kwifuza batandukanye kandi none se mu by'ukuri iyo tuvuze ngo wowe wifuza ubuhe bukire? Tangare kuko muri ubu bukire butanu turagira ngo utubwire wowe ni ubuhe bukire wifuza ahangaha. Ese wifuza ubukire bw'amafaranga? Ese wifuza ubukire bw'ubumenyi? Ese wifuza ubukire bw'ubuzima? Ese wifuza ubukire bw'imibanire? Ese wifuza ubukire bwo mu mutima? Ese ubu bukire bwose aya moko yose y'ubukire urayifuza? Ah, rero mu by'ukuri niba ufite igitekerezo utubwire wowe ubwoko bw'ubukire wifuza kurusha ubundi. Kandi niba iki kiganiro mu by'ukuri ubona ari ingirakamaro tugusabe ugisharinge ucyohereza inshuti zawe nabo batubwire uko babibona. Ese aya moko atanu y'ubukire abantu bose bayabona kimwe? Rero reka mvuga ati nsoreze ahangaha, ariko mbibutsa ngo niba wakunze iyi video ukande like, ukande subscribe, usangize abandi kugira ngo nabo bungukirwe muri iyi mibereho yacu turimo. Ariko twibukiranye ko buriya ubukire bw'amafaranga sibwo gusa, hari ubundi amoko y'ubukire ni atanu, ahubwo tukibaza ese uko ari amoko atanu yose umuntu ashobora kumuhuriraho? Shyiraho igitekerezo cyawe turebe, mbese wowe ubarirwa hehe, njyewe mbarirwa hehe? Nutanga igitekerezo cyawe nanjye ngatange icyanjye, turahuriza hamwe turebe mbese ubukire umuntu akwiriye kubona ni ubuhe. Njyewe nababwiye bati buriya mu ruhande rwanjye ubukire mbona bushobora kuba bundutira ubundi ni ubukire bwo mu mutima. Kuko mu by'ukuri aya moko atanu yose twabonye urabona neza kuko ubukire bwo mu mutima ntacyo wabugereranya.